Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Reka nizere ko umeze neza cyane kandi ibyirimo byose bikomeje kugenda neza cyane. Hanyuma ariko nukuri icyitwa amakuru uzajya ugisanga hano, ntabwo tuzigera tureka kuguhereza amakuru azajya bagezweho. Icyo usabwa no gukora subscribe kuri Kigali Tube ugakanda n'akazogera kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Nta yindi nkuru iri gutrendinga haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru byandika, nta yindi nkuru iri kuvugwa usibye inkuru ya Prince Kid yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku munsi wo kuwa mbere ku itariki ya 25. Bikomeje kuba bibi cyane kuri Prince Kid kubera ko abantu bagiye batandukanye batangiye gutanga ubuhamya ndetse n'ibitekerezo bigiye bikakaye cyane. Nk'uwitwa Muheto yavuze ko Prince Kid yamusabye kujya mu cyumba mu gihe bari Gisenyi, ibyo ngibyo byabaye ibindi. Uwitwa Akariza Amanda wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2021 yatangaje ko yararambiwe guceceka igihe kigeze ngo ukuri kujye ahagaragara. Ntabwo ari byo ngibyo ngiye kugarukaho, ahubwo uwitwa Miss Mutesi nawe yafashe umwanya we hanyuma agira icyo avuga. Yavuze amagambo akomeye cyane gusa ari nayo ngiye kukumvisha. Ariko mbere kukumvisha Miss Mutesi ibyo yatangaje, reka mbanze nkubwire company yitwa platnumz International. Ni company nziza cyane ushobora gukenera, ni company yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikakugeraho mu minsi mike kandi kubiciro biri hasi cyane. Bacuruzi namwe banyenganda mushaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, namwe bacuruzi mushaka gutumiza ibicuruzwa byanyu hanze y'igihugu cy'u Rwanda haba mu buryo bwa groupage cyangwa se gutumiza amakontineri, mugane platnumz International. Bantu mushaka kwimuka muva mu Rwanda mujya imahanga mugatwara ibikoresho byanyu, namwe mushaka ababafasha kudeduana ibicuruzwa byanyu kuri za gasutamo, platnumz irabafasha cyane. Uramutse ushaka gukorana nabo wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788305557 cyangwa se ukabagana aho bakorera mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ku nyubako izwi nko kwa Police Deni. Aho ngaho ni naho StarTimes ikorera, ubundi bakaguhereza service nziza cyane. Bagane bagufashe. Hanyuma reka mite nkomeza n'inkuru yanjye yitwa Miss Mutesi akaba ari Miss Rwanda 2016 ndetse akaba na Miss cyangwa se Vice President w'irushanwa rya Miss East Africa, n'umwe mu bantu bakomeye cyane mu bijyanye n'amarushanwa y'ubwiza ajya nagaragara mu kanama nkemurampaka ka Miss Rwanda. After hanahuriye n'ibiri kuvugwa muri no Miss Mutesi nawe rero yagize byinshi atangaza ndetse agira n'icyo avuga kwifungwa cyangwa se kwitabwa muri yombi ry'umuyobozi wa Rwanda Inspirational Backup Prince Kid cyangwa se Ishimwe Diodone. Reka tubanze twumve Miss Mutesi aha hari muri space yabereye kuri Twitter cyangwa se ku rubuga rwa Twitter, yitabiriwe cyangwa se yaririmo abantu benshi cyane barenga 3,000. Ngibi byo Miss Mutesi yatangaje, hanyuma ndibuze kugaruka nyuma yaho nkubwira byinshi kuri iyi nkuru. Nakubwiye yuko ndizera 100% ko ubutabera dufite bufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu wari wese urengana ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane n'ubijyanye n'umwari n'umutegarugori. Nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagiye icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera, kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another. I could be the witness, kimwe nuko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye nk'umuntu. Hari abantu benshi bavuze nabashije gukurikirana, ariko ibyo byose nanjye ndimo ndakurikirana ibirimo kuba bitandukanye. Ndashaka kugira ngo mbanze nshimire wakoze space no brainer na co-host. Ibyo byose nashimishwe no kubona none hari n'igitsina gabo. Ibyo byose nubwo hari abagore bashobora kuba nabo bagiye ba contributing, kuko this is an alarming problem to the entire society. Hanyuma njyewe nka stand yanjye nk'umuntu uri associated na bino bintu, umukobwa by'umwihariko wabaye nyampinga w'u Rwanda ndetse wagiye ugira n'amahirwe yo kujya mu kanama nkemurampaka, kugira icyo cyizere cyo kukajyamo. First of all, ikintu navuga nuko we can't turn a blind eye ku birimo kuvugwa.
navuga ko nashishikariza buri mukobwa kwanza kuba niba hari ikibazo afite yashobora kuba yavuga, yakwegera umuntu aho ari comfortable, akabasha kuba yavuga. Ikindi abantu bari ahangaha hari inzobere, hari abantu batandukanye, hari inzego za leta ziri ahangaha, hari aba influencers bari ahangaha. Mu byo tuvuga mbere yo kugera ku cyo ntekereza cyangwa no gutanga stand yanjye, ndabasaba kugira ngo twirinde ikintu kirimo public humiliation, gushinja umuntu ikintu udahagazeho utari shuwa yacyo, kuko aha dushobora kwibwira ko uri umutangabuhamya bigasoza ahubwo ubaye ukurikiranwaho gusebya umuntu muri rubanda. Dufite urwego RIB irahari n'izindi nzego zitandukanye zirahari. Ni urwego noneho cyane cyane ku bintu byerekeranye ikintu cy'umukobwa cyangwa umutegarugori cyangwa se umukobwa muri rusange. Nibwira ko ari ikintu gikurikiranwa, nibwira yuko ari abantu bafite ubunararibonye badashobora kurenganya umuntu, gufata umuntu ngo bamufate arengana, cyangwa se bashobore kuba bananirwa kurenganura umuntu urengana. Nibwira yuko urwo rwego turabizeye, ubwo bushobozi burahari. So my stand now, njyewe nk'umuntu uri associated n'ibi bintu, ntabwo ndi muri position yo kuba ntagira icyo mbabwira, kuko either nshobora kugira icyo nkurikiranwaho cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya na witness. Aho kubivugira, aho abo kubibwira turahazi. Ikindi navuga nuko wenda nasoza mvuga ko may justice be served. Murakoze. Nari navuze yuko kubera position yanjye na standing nk'umuntu uri associated na bino bintu n'abanyampinga w'u Rwanda, nagize amahirwe yo kujya ku kanama nkemurampaka mpabwa icyizere mu bihe bitandukanye. Nakubwiye yuko ndizera 100% ko ubutabera dufite bufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari we wese urengana, ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane n'ubijyanye n'umwari n'umutegarugori. Nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagiye icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera, kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another. I could be the witness, kimwe nuko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye nk'umuntu. I hope I'm understood. This is an alarming issue to society. Nk'umukobwa wabiciyemo, and I stand for women empowerment. Ntabwo nibwira ko ari ikintu I said we cannot turn a blind eye kuri kino kibazo. Navuze yuko support ishoboka, umukobwa wakumva yavuga, umukobwa ni ikibazo kireba buri muntu wese, kuko aba bakobwa the future ministers, future parents, are future leaders. Ni ikintu kireba, harimo abana, harimo imiryango nyarwanda. So ikibazo rero kireba umuntu, kirareba societe, ni kireba RIB, ni kireba njyewe wanyuze kuri jiri, ni kireba twese, kiratureba muri rusange. So mu buryo ubwo bwose bwo twashobora guha a conducive environment kuri bano bakobwa bashobora kuba bafite ikibazo, tureke tubahe conducive environment to speak out, ndetse tureke urumva gukomeza kuvuga ahangaha turi 3,000 n'iki. Dushobora no kugira creating a more of a conducive space for these people to speak out. And with that being said, I said ko ntago navuga ngo meze neza, iyo niyo stand yanjye. Ni ikibazo kiri very alarming, ariko for the position I hold and how much I am associated kuri kino kintu, nakubwiye ko mu nyungu z'ubutabera ntago ntashobora kugira icyo nkubwira, kuko nshobora kugira ibyo mbazwa nanjye ubwanjye cyangwa se nkaba n'umutangabuhamya. Nakubwiye yuko ndizera 100% ko ubutabera dufite bufite uburenganzira bwo kurenganura umuntu uwo ari we wese urengana, ndetse no gukemura ikibazo cyane cyane n'ubijyanye n'umwari n'umutegarugori. Nakubwiye ko ntago ndi muri position yo kuba ntagiye icyo nkubwira mu nyungu z'ubutabera, kuko ndi associated n'iki gikorwa in one way or another. I could be the witness, kimwe nuko nshobora kugira ibyo nkurikiranwaho nanjye nk'umuntu. Uwo ni Miss Mutesi Jory. Ibyo ngibyo nibyo yatangaje. Yabwiye abakobwa bose bumva bafite icyo kuvuga kwirekura bakavuga, ndetse ikindi kintu gikomeye yavuze nuko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo.
anasaba abandi bantu kureka kuvuga ibintu byinshi cyane bashinja Prince Kid, ahubwo tugomba kureka ubutabera akaba ari bwo bukurikirana iby'iki kirego, hanyuma tukazamenya ukuri kose nyuma. Nta n'ikindi kintu ndibuze kurenzaho. Ibyo nibyo Miss Mutesi Jewelry yatangaje. Hanyuma mbere yo gusoza reka mbaze nkubwire ya company yitwa Maritime International yagufasha gutumiza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubyohereza hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yagufasha kwimuka uva mu Rwanda ujya imahanga ugatwara ibintu byawe, bagufasha kandi kwimuka uri imbere mu gihugu, bagufasha kudedwara ibicuruzwa byawe kuri za gasutamo. Ibyo byose babikora neza cyane na service nziza cyane. Uramutse ubakeneye wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788305577 cyangwa se ukabagana aho bakorera mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ku nyubako izwi nko kwa Police Deni. Aho ngaho niho wabasanga, aho hanakorera Star Times. Ibindi byose ni service nziza cyane. Komeza kugubwa neza cyane, komeza kugira ibihe byiza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13. Imana ikomeze kubana nawe cyane.